ntabwo ari ukwihangana ariko nitugaruka muri Kristo navuga ibitandukanye n'ibi ngibi nuko tutavugiye muri Kristo ntabwo twavugira hanze ya Kristo turaba paseri twebwe mvugiye muri Kristo rero tugomba gukunda abatwanga n'abantu bose bagomba kuza aho turi haleluya badukubita uruki tugahindura ahangaha mu mpera Imana icyubahiro reka da ubwo ukaba ubishoje gutyo none ze nkubwire gute kundi aha kuba dukurikiye hari icyo murimo kumva hari icyo murimo kwiga turimo kujya impaka nziza zubaka umuryango Pastor Kenny ati ikibazo aho kiri gikomereye ingo cyangwa ishako za none ahangaha ni abagore bajya kubaka urugo ntibave iwabo agaragaza ko kuva iwabo uyu munsi tugushushanya nko kuza n'ibintu akaza akimuka nk'uko umuntu yimuka akava i Kigali akajya Bugesera cyangwa n'ahandi w'ikigwari cyangwa se uyu mugore utuje inshingano aruteye ate reka nsubize mu magambo make umugore w'intwari yego nudahunga inshingano nudahunga ikibazo kwangana n'ikibazo icyo ari cyo cyose mpaka bicanye mu rugo we ntago bakwicana kuko iyo uri intwari ushaka uburyo amahoro aboneka kandi amahoro araboneka ni ukuvuga ngo ahirimbanira rero nuhunga inshingano nuhunga ibibazo uwo ni uwuhe rero kubera iki kubera ko imiryango myinshi isenyera abana ibyo nta muntu utabizi kandi imiryango ari ibubakira ubundi kera umuntu yashakaga mu muryango yego ariko umuntu ntabwo agishaka umuryango usigaye ushaka umuntu ni nayo mpamvu hari abantu bakora ubukwe umukobwa n'umuhungu ubwo rero aho ngaho ntabwo umuryango gusenyera kuko ntiwigize ugushakira ni nayo mpamvu rero nawe niba atarawunjyanyemo ngo abe ariwo nshakamo cyangwa tugire ibiki atagombye kuzana n'iwawe ugomba kuza urabona none hambere umugore yajyaga kujya iwabo agateguza umugabo kugira ngo yubahishe icyubahiro cy'umugabo hehe iwabo umugabo ategure uruhisho yajyana kimwe no ku mugabo kuko nawe kugira ngo ajye kubahisha umukazani wabo sibyo nuko yateguza umugore we ko mama warwaye cyangwa se hari ikibazo azajya gukemura ku buryo umugore ashobora kumubwira ati uze kumpera amabukwe aka cyangwa se baramukazi banjye nkagenda nkakamuhereza nti namubwiye ko nje arambwira ngo numvaga ari cyo kiri mu byabungabungaga umuryango uyu munsi se kuki bitari bimeze gute Pastor niki nta kikubwiye ntibaziranye ntibabashatsemo igisubizo ni iki twongeye kugaruka muri izi studio z'Umuco Family Gospel TV nk'ibisanzwe mu kiganiro cyacu umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana ni ihame ryacu rero gusubira ku muryango gusubira ku muco gusubira ku bumenya Imana nyakuri kuko mu biganiro byinshi byatambutse haba ku batumire ku batumirwa baga batumiwe haba ku byanjye ngiye ibyo nagiye nigishaho byagiye bigaragaza icyuho mwiyigisha iyobokamana ryatubanjirije ndetse bigera naho biteza ikibazo cyo bamwe mu bahanga nakwita abahanga ariko nyirizina wenda sibyo nashingiraho bavuga ngo ni iyobera ritagatifu y'ikintu cyabaye igitagatifu ntabwo nubundi cyagombye kuba kiyoberanye kuko igitagatifu ni kera kandi kera ni cyagaragariye buri wese kuki cyongera kikabiyobera icyo kibazo narakibajije ndetse ngira nuko nkivugaho mu biganiro byatambutse ariko uyu munsi turi kumwe n'inararibonye ku myemerere ku mitambukirije y'ivanjiri mu buryo butandukanye tutabatindiye rero reka nakire cyangwa se mpikaze mwebwe mwese abadukurikiye abakurikiye iyi channel yacu y'Umuco Family Gospel TV imbere mu gihugu hanze y'igihugu hirya no hino ku migabane itandukanye tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Iki kiganiro rero nkuko mukimenyereye nyine n'inyito yacyo ntabwo nshaka kujya kure cyane kuko byinshi biragenda byigaruramo mu kiganiro ko tuganira ahubwo ndashaka kugira ngo nkuko mutubona kuri kamera zanyu kuri channel uko mudukurikiye
ntabwo ndi njyenyine. Uyu munsi twongeye kugirirwa umugisha wo kuba turi kumwe n'umutumirwa mwakunze ndetse mwanatanzeho n'ibitekerezo ku kiganiro yabagejejeho, cyane cyane yuko musanzwe munamukurikira no ku zindi mbuga nkoranyambaga, cyane no ku kiganiro cye kimenyerewe kigaruka ku bumana cyangwa se kuyobokamana. Ngira ngo niwe mupasiteri ukunda kwigisha yanga gutandukira imyemerere ye, ubwo abyemera nk'umupasiteri akigisha ku ivanjiri gusa. Niyo mpamvu iyo tumugoye tumujyanye mu bindi ubona bisa naho byakugoye, ariko urabizi pasiteri twaragukunze, abantu baragukunze, barakwishimiye, baravuga bati ese kuki atagaruka akaganira kuri ibi. Batanze byinshi ntabwo nakujyanayo, yego ni byinshi cyane, ariko unyemerere nguhe ikaze ku Muco n'Umuryango Family Gospel TV. Murakoze cyane Revera Pastor James, kandi n'ikiganiro nacyo turacyishimiye. N'abakunzi b'iyi televiziyo namwe turavuze ngo Imana ibamugisha. Nanjye nezerewe kugaruka ahangaha. Murakoze. Reka rero twanzike tudatindiye abadukurikiye, kuko hari ukuntu bagiye bambwira ngo ndatinda, ngo nkabaza ikibazo nkagitindamo, ngo singuhe umwanya ngo wo gusobanura ikibazo nabajije. Rero twe kuza gutwara uwo mwanya nanone. Rero reka dutangire ikiganiro cyacu kwiyegereza Pastor Kenny mumenyereye ku ijambo rigufi ariko risobanuye ibintu byinshi cyane. Ubwo ni ikibazo wenda mbere yo gutangira kuganirira abantu, ikibazo kirabaza ngo eseye hariho abagore b'ibigwari n'abagore b'intwari, ubyemera gute? Cyangwa se mu nyigisho zawe z'ivanjiri ibi bintu ubivugaho iki? Ndabyemera ko bariho batandukanye, intwari n'ibigwari. Yego. Aha, aravuga ati mu bagore, impamvu dusubiye cyangwa se ntangiranya abagore, ubushize tuganira inyigo twatangire ku kintu bita umugabo nk'umutwe. Turavuga tuti iyo umuntu aturutse hariya, ikiganiro natambukije, utarareba isura ye ntabwo ushobora kumusobanura. Ntiwanamutandukanye ko berekanye ibirenge, ibyawe n'ibyanjye wasanga bisa. Bageze kunda cyangwa mu gituza, njya mbona hari abifotoza bahisha isura, uwo muntu ntiwamumenya. Ariko iyo wageze ku isura ye nibwo umenya uyu muntu. Rero uyu mugabo impamvu ari we nahereyeho, niwe ugaragaza ishusho ye bita umuryango nyirizina. None uyu munsi nifuje ko dusubira ku cyo bita umugore nk'icyungo cy'uyu muryango cyangwa se cy'uyu mugabo. Ubwo kuba dukurikiye bitaza kubajijisha, nifuje gusubira kuri iki kubera ko uri umwe mu bantu basa n'abagaruka ku mateka ya Bibiliya nyirizina mu kwemera n'urujijo rwagiye ruba muri Bibiliya. Hari igitabo rero nasomye kigaragaza abagore 10 b'intwari cyangwa se ngo basenze amasengesho agahindura isi. Bibiliya irabavuga, ariko muri iki gitabo bagarutse kuri abo 10 gusa. None ndibaza ngo aba bagore 10 mbere yuko nsoma amazina yabo, ese bashobora kuba intwari zihoraho, bashobora kuba intwari none ejo bakabibigwari, cyangwa ubwo uri butuhurize aba bagore 10 iki gitabo cyangwa se umwanditsi yasubiyeho n'abandi batavugwa baba ari intwari, cyangwa se n'abatari intwari babandi twatangiye tuvuga ati n'ibigwari biriho. Kuko umugore w'intwari urumva ko kurokoka ku isi kubaho. Ubwo ikigwari ngire ngo isi irarohama. Reka rero twihute, mbere yuko wenda nkijeza muri iki kiganiro, wasuhuza abantu bagukurikiye, bagukunze, ku bibazo byinshi babaje tutari busubireho, ariko unanababwira uti ese ku bagore b'intwari cyangwa se abagore b'ibigwari niki wumva ugiye kugarukaho cyane? Urakoze cyane abakunzi b'Umuco Gospel Family TV, Imana ibahereza umugisha. Hanyuma ku kibazo cyawe ndaje musubize, ariko mbansuza abakunzi b'iyi televiziyo n'abakunzi b'ibiganiro byacu tubagezaho. Tuvuge ngo Imana ibahereza umugisha kandi mukomereza aho ngaho. Ibiganiro ni mubikunda mujye mubisangiza abandi, kuko twifuza ko ibintu tuvuga byagera kure haruta ahangaha. Rero Imana ibahereza umugisha, ndabasuhuje mu mpande zose murimo zise. Hanyuma umuyobozi w'ikiganiro cyangwa wantumiye, ndumva ntibeshye arimo kumbaza ku mugore w'intwari n'umugore utari uw'intwari. Utari uw'intwari. Rero
urabizi ko watangiye ikiganiro bivuga ubundi ntago wavuga ku kintu utaranagisobanura. Yego. Uragisobanura ubundi ukakivugaho. Yego. Kandi njyewe akenshi nubwo ndi mwisi ariko sindi uwisi. N'abadukurikiye mu bimenye. Ntago uri uwisi. Oya. Uyirima ariko n'uruwayo. Sundi uwayo pe. Ntikakubohe. Rero ni nayo mpamvu yongeye gusobanura ku bintu byose numva nasobanura nifashisha Imana kuko nzi ko ariyo nzabana nayo iteka ryose. Ubwo ubimpakanya nawe sinagutera amabuye ariko nuko mbyizere. So hanyuma iyo tuje ku mugore rero Bibiliya ubundi mu gihe cya Kristo no kugaruka kwa Kristo ubundi abantu bose yaba abagabo yaba abagore uko tubyita na bino byita gender. Gender ubundi abagabo twese muri Kristo turi abagore. Turi abagore twese. Yego. Ubu uri umugore nanjye ndi umugore. Nuko biteye bite ibyo rero? Ibyo rero ubwo ni muri Kristo Yesu. Ubwo ni muri Kristo Yesu. Ntabwo ari muri Bibiliya ariko ngira ngo. Ni muri Bibiliya. Kuko hari abasoma Bibiliya kandi batari basobanuye icyo kintu. Kugira ngo bagisobanukirwe rero nuko bamenya ko turi abageni. Kristo akaba ari we mukwe. Akaba ari we mukwe. None umugeni tugize abagore twese. Yego. Ubwo nuko Kristo ni uko biteye. Kristo naza gutwara itorero azabaje gutwara umugeni we. Naza gutwara umugeni we ntazatwara igitsina. Azatwara nge nawe. Tugende turi abageni. Kandi birivuga ko ari we mukwe. Umukwe aba ari umugabo. Aba ari umugabo. Icyo ngicyo tucyemeranye nuko nkuko Bibiliya kivuga. Yego. Ariko mwisi baradutandukanyije kubera ibitsina bitameze kimwe. Niba ari ibitsina gusa sinzi icyo bagendeyeho. Ni ibitsina nta kindi. Kuko ngira ngo no gusumbanya kw'abantu nicyo cyagendeweho kuko ubona mu ntangiriro ya Bibiliya bagenda bavuga ngo nuko ngo barabara abayuda cyangwa se abisiraheli ngo babarangwa ibihumbi inzovu ngo hatabariwemo abagore n'abana. Ibyo byose rero bigenda bigaragaza yuko hashingirwaga ku bitsina. Naho rero nari ngiye kugera noneho nkavuga nitugaruka ku mugore kwanza turabanza tumenye agaciro k'umugore. Yaba mu muryango yagize agaciro kangana gute. Imana yamuremanye agaciro kangana gute. Ubu afite agaciro kangana gute. Ni ibintu bitatu. Uri kubyumva kuko hari agaciro Imana yabaremanye batagomba kwamburwa n'umuntu uwo ari we wese. Kukuremwa kwabo. Uri kubyumva hari nako bagize bagahawe cyangwa bishobora kwiyongera kuko Imana yabagennye bishobora no kugabanyuka mu bihugu bimwe na rimwe. Niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe abagore nyine ntibabarwaga. Ibyo ngibyo urabizi. Iyo babaraga abagabo mu gihe cy'abayuda. Tugaretse no mu muco wacu mu myaka yashize ibyo simbiziho cyane ariko ntekereza ko abagore batajyaga ku rugamba. Oya. Ariko barajya ku rugamba. Umugore yasigaraga ategurira uwagiye ku rugamba. Ni ukuvuga rero abatabariraga igihugu bagaragaza. Nibyo nakuvuye ko ari ibihe bitatu. Hari uburyo Imana yateganyije, hari igihe cyageze batajya ku rugamba. Yego. Ariko ubu ngubu bajya ku rugamba. Bivuze ngo nabo bagomba kuba intwari. Ni ukuvuga rero tuze muri kino kintu cy'ubutwari. Mu bantu bose ubwo tuvuga ibyiciro bitatu: abagabo, abagore n'abana. Buriya hari abana b'intwari. Yego. Hari abana tujya twibuka hano genocide yakorewe Abatutsi. Hari abana bajya bibukwa ngo ni abana b'Inyange. Sinzi icyo Inyange banze kwitandukanya n'abandi. Abacengezi bari bateye icyo kigo cy'Inyange. Yego. Inyange ubu ni muri Ngororero. Ubundi byari muri Kibuye. Banga kwivangura babicira hamwe bose. Iyo tujya kuvuga rero ngo abana bahehe b'Inyange. Ni ukuvuga mu bagabo harimo intwari, mu bagore harimo intwari, no mu bana harimo intwari. Ahari intwari hose haba hari n'ibigwari. Ariko icyitonderwa ubutwari bwawe n'ubutwari bwanjye ntago buvugwa ubu ngubu. Yego. Hari igihe cyo kuzavuga ubutwari bwawe. Intwari z'igihugu dufite cy'u Rwanda kuko njye ndi mu Rwanda badukurikiranye ndi muri Kigali. Uri muri Kigali. Kugira ngo nunshaka wenda wumva wankunze umenya yagira naho gushakira nyine umenye naho nshakira. Yego. Intwari dufite muri iki gihugu zakoze iby'ubutwari ariko ziba intwari zitakiriho. Ubu bivuze iki rero? Nta abagore b'intwari bariho ariko bari mu ibanga. Ariko bari gukora iby'ubutwari bo barimo kugaragara. No muri Bibiliya baragaragaye. Yego. Nimpamvu muri Bibiliya tuvuga ngo hari abagore b'intwari
nuko batakiriho bakoze iby'ubutwari babisoza ari intwari. babisoza ari intwari. Ni ukuvuga rero hari abarimo gukora ibintu by'ubutwari bazasoza ari intwari, hari n'abari gukora ibintu by'ubutwari bazasoza batari intwari, kuko intwari iba intwari itakiriho. nuko mbizi. kubera icyo umuntu aba intwari ariko atakiriho ariko nicyo sinkemera mu yandi magambo, kubera ko niba ndi intwari wabimbwiye ko ndi intwari, n'ejo nabikigwari nabyo ukabimbwira, ubundi biragutera ikihe kimwaro? kuko iyo ndi umwana uyu munsi ubundi uko umuntu akura agenda agira ibyiciro. umuntu ava mu bubebe akajya mu bwana akajya mu busore, ibyo byose bagenda bivuga, akajya mu bukumi akajya mu ngimbi akajya mu bukambwe akazagenda agera mu bindi byo. uyu munsi niba ndi intwari wabivuze ntazajya no mu bigwari ukabivuga ko ntacyo bitwara, ntagirirwa amahirwe nkazapfa ndi intwari. ibyo kubagena ibyiciro by'ubutwari, nkurikije uko nabikurikiye bajya kugena ibyiciro by'ubutwari mu Rwanda, bagendeye ko hari abantu bari barakoze ibyiza ariko mu gusoza kwabo bagakora ikintu bisaba yuko yanakwicwa, yego, kigahanagura bya bindi byose. ariko niyo tugiye muri Bibiliya dusanga uretse amaraso ya Yesu yaje akatweza, kuremwa k'umuntu yaremwe ari nk'intwari, ariko asoza Imana yicuza icyatumye imurema. bivuze ngo ubutwari yari yamaze kubwamburwa, ahubwo bibaho yuko Kristo yadusubiza bwa butwari agaciro kacu. wenda aho ngaho tutabatera amabuye kuba bashobora kubigena ku bapfuye, kuko na Yesu kugira ngo abe umwami w'abami byamusabye yuko yitamba agapfa. barabuze bati turebe nazuka cyangwa nibwo tuzemera yuko ari umwami w'abami. Imana iguhereza umugisha. Rero pasiteri, ndashaka kugira ngo dusubire gato kuri iki gitabo cy'umuhanga yanditse agaragaza abagore b'intwari babaye intwari, basenze ku buryo ibyo bakoze byahinduye isi yacu uyu munsi wa none. Ndibugende ngaruka ku mazina amwe n'amwe uzi mu basomyi ba Bibiliya. batangiranye n'umuntu bita Ana cyangwa Hana, biterwa n'ururimi. bamanuka bavuga Mariya, bamanuka bavuga Sarayi cyangwa se Sara. abo ni abagore batoranyijemo nk'abagore 10 b'intwari, ariko bakoze ibintu byagiriye umumaro isi. yego, natwe abariho uno munsi wa none tukiri muri ibyo. baramanuka bavuga umugore, uriya mugore nta zina rye, no mu gitabo nasomye nsanga nta zina bagaragaje, ngo uwavaga amaraso agakora kuri Yesu, amaraso agakama. mu gihe no kuhinguka imbere yaho Yesu yabagari byari bitemewe muri icyo gihe. yego, uwo nawe baramumanuye bamushyira mu ntwari, mu bakoze ikintu gishobora guhindura isi cyangwa se imyumvire. umugore wa 5 bagaragaje Naomi. yego, Naomi nawe bamuvugaho, bagaragaza umugore w'umushunemukazi, nawe bamugarukaho muri iki gitabo cyabo. bamanuka bavuga kuri Esther cyangwa Esteri, nawe warokoye ubwoko bwari bugiye kurimbuka, ngira ngo muri Bibiliya we nanago turi buvugeho. baramanuka bavuga Rusi, umugore wa 9 bavuga hari uwo navuze umushunemukazi, yego, amuvuze ni umusamariyakazi. umusamariyakazi, noneho haje n'umushunemukazi. urumva ni abagore bagiye bavuga icyiciro cy'icyo bitiriwe kuruta izina rye. buriya wenda izina ntabwo ryavuze. nk'umusamariyakazi ngire ngo ni uwasanze wagiye kuvoma agasanga Yesu ku mugezi, ngire ngo yagiye ahindura umudugudu wose ababwira ibye. noneho hakaba n'uyu mushunemukazi, basozanya na Ana. yego, Ana warize. muri aba bagore 10 harimo nabo ntagiye numvamo wenda mu buryo dusoma Bibiliya, ariko mu cyegeranyo n'ubushakashatsi yakoze yagaragaje aba bagore 10. ese koko ibyo bakora wagiye ubumva n'icyiciro n'ibyo bagiye bakora muri Bibiliya? ibi bintu bakoze bibagira intwari kuruta abandi batavuzwe? ese ibigwari ni ibyakoze iki gitandukanye n'icyaba bakoze? ngewe rero ukuntu urimo kubyumva, ngira ngo ababagize intwari ni umwanditsi w'icyo gitabo cyangwa ni Bibiliya? Bibiliya bagaragaza nk'abagore b'intwari bakoze ikintu gikomeye, ariko uyu mwanditsi we nuko yabajonjoye akavuga ati abagore bakoze iby'ubutwari nibi. ariko no mu Bibiliya tuzi yuko bakoze iby'ubutwari koko. nka Sara urugero, yihanganiye urushako rwe ku myaka 90. yego, ataratandukana
atarivumbura ku mugabo, ahubwo amaze kugera mu gihe cyo kwiheba nibwo yabwiye umugabo we ngo nashaka ukuntu yabyara umwana, ngire ngo kubashakazi be n'iki, kugira ngo atamuca. Urumva yanze ko umugabo we aba incike. Nyuma ariko muri kwa kwihangana kwe niho haje gusohorezwa isezerano, wenda twavuga nko kuri Sara. Icyo ubwacyo kimugira intwari y'isi. Wenda cyamugize intwari ngire ngo ni ukwihangana kuri iki gihe kingana gutyo. Uyu munsi kitagihari, murabura urubyaro umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri, mugatangira gucana inyuma ngo umwe ajya kugerageza kureba nimba ari we cyangwa iki. Noneho hari n'iterambere ry'ubuvuzi. Urumva agaciro k'uyu muntu wagiye guhitamo Sara, nkeka yari yagendeye kuri ibyo ngibyo. Yego. Urumva rero uyu niwe wabatoranyije muri babandi natwe tuzi muri Bibiliya. Ikintu ntarumva, wenda ndaje nyisubizeho, ariko ikintu ntarumva, umuntu kuzuza inshingano ze n'ibyo ashinzwe bimuhindura intwari ku ruhande rumwe. Tuvuge nkawe uri umugabo, mu nshingano zawe harimo guhahira urugo. Ubwo iyo uhahiye urugo uba uri intwari. Wenda nshobora kwifashisha uyu mwanditsi tugiye muri iki gihe, sibyo iki gihe turimo, umugabo uhahira urugo rwe akageza ku nshingano, akuzuza inshingano ze n'imbogamizi ziri mu ngo no munsi wa none, ubwabyo bimugira intwari. Numva aricyo nasubiza, kuko ubwabyo bishobora kuba ari byo byamugira intwari kandi byitwaga inshingano ze. Kuko n'umuntu wese witwa intwari uri busange icyo yakoze cyari mu nshingano ze. Ni ukuvuga ngo nk'aba bana bo ku Nyange, sibyo, byari inshingano zabo kutitandukanya n'abana bagenzi babo, kuko iyi yari gurupe y'abanyeshuri. Ariko icyabagize intwari ni uko bashoboye gusohoza inshingano zabo mu buribwe, mu bubabare. So n'uyu mugabo rero usohoza inshingano yo gutunga urugo rwe muri ubu buribwe buriho uno munsi wa none, bamwe batihanganira basenye ngo, bandi bati ngo, nabyo byamugiriye intwari. Ahubwo turaza kujya twandika ibitabo ngira ngo by'abagabo babaye intwari mu gutunga ingo zabo. Ako kabazo kari kakomeye mu kuntu, ariko hari uko watekereje uri bugisubize. Njyewe uko natekereje, kubera ko ntago nasubiza context ntarayumva mu by'ukuri, kuko sinumva ukuntu kuzuza inshingano biba intwari. Ariko wenda ngarutse kugira ngo nanasubize twihutisha umwanya, ni ibitekerezo byanjye n'ukuntu ndimo kubyumva. Ubundi nze ntekereza ko umuntu nge nakwita intwari nkanjye ku giti cyanjye n'uwigomwa, n'utirebaho. Naho kwirebaho umuryango wanjye ni njyewe, kuzuza inshingano z'umuryango wanjye n'ubundi ni ibyanjye. Ariko iyo bigeze ku rwego byo kutuza inshingano z'umuryango wanjye, ubwo nkareba imiryango y'abandi, of course mba numva aribwo nabaye intwari. Okay, wenda iyo ni imitekerereze yanjye ipfuye, cyangwa kuba wenda nakwigwa mu buzima kandi nanifite uburyo bwo kubaho. Ariko nkavugana ubuzima ndabutanze, kandi simbutangiye umuryango wanjye, ku umuryango wanjye n'undi umuryango wanjye uri mu nshingano zanjye kuwurinda no kuwitangira. Ariko mfite uburyo narinda umuryango wanjye, ariko byarenze ndumva nshaka no kwitangira abandi. Rero iyo mbwiye umuntu wapfu muri Bibiliya ngo wenda ngo sinze abo badamu bose, niba birera hari nk'uyu nguyu bagarutseho ngo wavaga amaraso akagenda agakora ku gishura cya Yesu cyangwa se ku mwenda wa Yesu, amaraso agakama. Uwo ntabwo ari intwari, kuko ubutwari bwe bushingiye ku yatinyuye. Ntabwo yabatinyuye, kuko nk'uyu mudamu icyambere yari afite ikibazo. Yari amaze imyaka afite ikibazo, ahubwo we yirwanyeho kugira ngo ikibazo yari afite kigire gute, gikemuke. Kuko Yesu yari ari mu bantu benshi, ibihumbi n'ibihumbi, yabuze uko amugeraho. Uri kubyumva? Arangije aravuga ati se mfite ikibazo, maze imyaka myinshi ndwaye. Aragenda akora ku giciro cya Yesu, arakira. Rero ubutwari bwe bushingiye kuki? Bushingiye ku gutinyura abandi bagore kujya mu ruhame. Ngira ngo ntabwo yagiye mu ruhame, kuko ntibanamumenye. Ariko se ko Yesu yabajije ngo ninde unkozeho, ariko yaritanze. Yaraje aravuga ati nimba ari ugupfa uyu munsi nemere mfe, reka ngende muhure nawe. Ariko ikibazo yigaragaje kurinde, kuko ari abari aho ntibamubonye, kuko iyo mubona bari kuvuga bati ndirati ivuga ukozeho, cyangwa ni mariti kukozeho. Ahubwo Yesu bamuhinduye umusazi. Yego baramuje bati iki kivunge cy'abantu bangana batya. None se Pastor, ugarutse kuri iki kibazo cy'uyu mudamu w'umusamariyakazi,
wenda tudatinze pasiteri guca mu ijambo muri abo badamu bose umugore wa mbere nemera ko yabaye intwari ni uwo mudamu Esteri ku giti cyanjye wemeye guhara ibyananiye abagabo yarabikoze yemeye kujya kubikora. Okay, reka nsubiza cya kibazo rero. Yego. Turi mu isi irimo kugenda igana ahantu navuga hatari heza bitewe nuko umuntu abyumva. Yaba mu mitekerereze yaba mu mikorere. Ku buryo kugera ku rwego bimwe twavuga umuntu yuzuza inshingano bisaba ko wabura intwari kubera imbogamizi zirimo. Yego. Kugera ku rwego umuntu wahinduka umunyakuri. Yego. Nabyo kuko isi irashaka ko tuvuga ibinyoma. Ibinyoma gusa n'isi ibinyoma. N'isi ibinyoma. Irashaka ko dushyigikira ibinyoma, dushyigikira amarangamutima, byonyine no guhagarara ukavuga ukuri uko kuri. Nabyo byakugira intwari. Kuba intwari bigiye kuba. Yego. Ubwo abagena ubutwari babonye akazi ngira ngo. Bashatse bavuga batari ko nyamara hari umuntu none se hari abantu b'intwari. Kuvuga ibintu bikomeye cyane. Kuvuga ukuri bigiye kujya bishyira umuntu mu cyiciro cy'intwari cy'umuntu wabaye intwari. None se nkubwira intwari zakoresheje ijambo zitigeze zijya ku rugamba. Hera no kuri Mandela si intwari ya Afrika. Nose uretse kuba yaravuze yiza afata imbunda bajye mu ishyamba. Ariko mu mateka agaragaza yuko hari icyegeranyo nasomye ejo bundi bavuga yuko ahubwo ari we wateje ibibazo Afrika y'Epfo kandi uyu munsi akaba abarwa nk'intwari. Nabyo birananashoboka. Ngo kuko yemeye abamugira intwari kuba intwari wenda bano bo simbizi ariko ibyo nabyo nubwo ugize ubundi ubutwari nicyo umuntu agirwa intwari ntandi. Igisobanuro rero watanze ni kimwe kivuga ngo kuba intwari ni ukuba wigomwe. Yego. Kubw'abandi. Nje kubwanjye nuko uko mbivuga. Ariko ibirenze kuri ibyo ntago mifata nk'ubutwari cyo gukora ngufata nk'umugabo. Niyo waba uri umugore wambara ijipo. Nkabona umugabo agukubisa urushyi ukavuga utwo byagenda kose uri umugabo wanjye tuzarubanamo. Ndavuga nti uyu mugore n'umugore ko n'umugabo. N'umugabo. None ubwo ushatse kugaragaza ko ubutwari ni ukwigomwa gusa. Ijambo kwigomwa ikifitiye rubanda umumaro nicyo cyashingirwaho ku butwari gusa. Kwifashije kuri abagore. Kuri ngewe ariko ku bagore cyambere tugomba kumenya ko babyemera batabyemera cyangwa bagenwa intege z'umugabo zitandukanye n'iz'umugore. Okay, turebye uyu muntu yatanze aya mazina ku bushakashatsi bwe ntacyo turebe bihindureho kuko ni igitabo kiranditse cyarasohotse kirakora. Ariko se ukuri guhari ko yagaragaje intwari nkawe sibyo wenda we yazivuze n'amazina we ntago ndi bugusaba amazina. Ikinyuranyo cy'ubutwari n'ubugwari wowe nk'abagore wavuga uti cyokora aha ngaho yabaye ikigwari cyangwa se uwakora iki yaba ikigwari yaba ari ikigwari. Ni nk'abande kugira ngo tuze guhuza turebe impamvu yashingiye hajya kugaragaza ubutwari bw'aba bagore. Okay, ngewe ninjya gusubiza icyo kibazo nta nubwo ndi busubiza abo ngabo. Nasubiza iby'iwacu mu Rwanda. Yego. Kuko impamvu ndi busubiza iby'iwacu mu Rwanda nibyo nzi cyane kurenza ibindi n'amateka make yanze. Nukuvuga niba dushaka abagore b'intwari. Yego. Turabarebera kuri ba nyogokuru na ba mama bakuze bakira. Niwo abagore bubu bakiri batoya birivuga abagore batikavuga n'abagore bakuru. Impamvu mvuze rero ngo ubutwari bw'umugore burebebwe kuri ba nyogokuru nuko ba nyogokuru bubatse ingo bakazubaka mu bihe bigoye ariko zigakomeza kubaho bakambara neza bakagira ibiki kuko nta paradizo ntago yigeze ibaho nubwo yaranabayeho nta muntu wayigezemo tuzayijyamo twese. Uri kubyumva nukuvuga uguhagara nkavuga ni nyogokuru yasajanye na sogokuru yabaye intwari kandi mu bihe bigoranye kuko twumvaga yuko ngo uyu mugabo sore nkuciyemo ngo yarengaga imisozi n'imisozi ajya guhahira urugo cyane nihaha akazarizana nko mu kwezi wa muntu agasigarana urugo cyane akazaza agasanga uko yari umusigiye niko rugihagaze ahubwo rwarungutse kuko umugabo yajyaga guhaka amezi angahe yarasize ihene mu rugo agasanga zarabyaye agasanga imifuka y'ibishyimbo mu rugo agasanga abana bakomeje kwiga. Ariko hariya ngire ngo nuko nta birangaza byinshi byari bihari. Tugaruke kuri aba bagore nubwo Bibiliya ivuga ngo abagore bakuru bigisha abagore bato ibyo kubaka ingo zabo. Ariko ibyari bihari byabashukaga nsubire kuri generation y'ubu ngubu kuko uragereranya kuri ba nyogokuru. Yego. Sibyo? Ba nyogokuru abuno munsi barakubwira bati ntabwo bari bisobanukiwe. Ntabwo bari biyize. Bakoreraga munsi ya bwa bukandamiza bw'uko batanabarwaga. Kimwe nuko umugabo ashobora kuba yaragendaga avuga ati urugo ndusigiyeho.
abuno munsi bakavuga bati rero twe twarisobanukiwe sibyo yego ntabwo uyu mugore akigenda uyu mugabo ntakigenda ngo ajye gupagasa nge sigare ku rugo twese nanjye ndagenda nawe agasigara cyangwa se twese tukagenda sibyo none uri bumwigishe gufata urugero ku muntu utari uriho gute kuko aramugaragaza nk'umuntu utari uriho ahubwo ari uriho uno munsi wa none aha none ikibazo uramuha urugero ngo afatire kuri nyogokuru gute kandi atemera ko nyogokuru yari ariho kuko atanabarwaga kutabyemera nicyo kibazo kutabyemera nicyo kibazo kuko narebe yego urumva narebe mu by'ukuri nyogokuru kuki yageze ku rwego kuko abakira ntibagiraga n'inkweto ntibambaraga n'imyenda ahubwo yaje vuba n'imyenda yaje vuba ariko mu by'ukuri bagiraga ibiganiro bakagira igihe cyo kwigisha yego niyo mpamvu buri mugoroba nigeze kumva niba byaranaje ngo akagoroba kababwiye ibintu nk'ibyo biriya bintu ni ibya kera ariko se pasiteri reka ibyo ngibyo nibyo ni 100%. aka kantu ni bya bindi abanyarwanda bavuga ngo ukoze hasi unyibutse ibuye aba bantu aka kantu nkatekerejeho kwaba abantu bambaraga ubusa abasore ntibambaraga yego n'abakobwa ntibambaraga cyangwa se abagore yego bagiraga urubindo ruhisha kuki yego kuki inda zitateguwe zitaterwaga uyu munsi zikaba ziterwa kubera ngo agafilime ngo babonye gatambuka ngo ko umuntu wambaye ubusa ikibazo kiri hehe buriya urumva ikibazo abantu barinjiriwe nyine barinjiriwe mpamvu nkubwire erega ibintu byose udasubiye ku muco yego birapfa birangirika n'umugore w'intwari nta mugore w'intwari atasubiye ku muco nta n'umwe umuco ni iki subwo umuco ni indangagaciro umuntu agira akomora ku muryango cyangwa ku gihugu okay none ushatse kuvuga yuko uno munsi wa none baravuga bati kera ko bambaraga n'ubusa ntibahanwe kuki uyu munsi twambara ubusa bakashaka kuduhana oya ntawe uhana muri iyi minsi kuko nirwa mbabona ntawe urabahana kandi numvishije ikiganiro mperuka kumva murangira arimo avuga ati ngiye guhagurukira ngo mpangane nabo uri ushinzwe ubuvugizi bw'urwego rwa RIB urumva impamvu ahangana nabo abantu bambara ubusa mu ruhame urumva impamvu ahangana nabo nuko atabashyiriyeho amategeko kandi ahari bayarenzeho bavuga yuko kwambara ubusa mu ruhame ni icyaha gusinda mu ruhame ni icyaha ibyo byose bigiye bitondagura gusinda iki gutesha agaciro gusinda inzoga ukadandabirana ukagenda udandabirana mu ruhande naryo gihanwa n'itegeko burya ushaka gusinda sindira iwawe uryame noze ko nta n'umwe iryo tegeko rirahana nuko bitaraba ndimo ndibaza ngo wenda tugane ku musozo ariko dusubiye kuri cya kintu cy'abagore b'intwari n'abagore b'ibigwari ese uyu munsi ushobora kunyereka cyangwa se kubwira aba bantu badukurikiye umugore wowe ubona nk'umugore wakoresha ijambo ryiza nuko ryanyibagiye ngenda avuga ngo umugore w'ikigwari umugore utuzuza inshingano wenda sinzi ijambo wakoresheje mu ishusho yawe mu ntekerezo w'ikigwari cyangwa se uyu mugore utuje inshingano aruteye ate reka nsubize mu magambo make umugore w'intwari yego nudahunga inshingano nudahunga ikibazo uhangana n'ikibazo icyo ari cyo cyose mpaka bicanye mu rugo we ntago bakwicana kuko iyo uri intwari ushaka uburyo amahoro aboneka kandi amahoro araboneka ni ukuvuga ngo ahirimbanira rero nuhunga inshingano nuhunga ibibazo uwo ni uwuhe rero ni wowe ikigwari inzara yateye mu rugo ndagiye no kwa data twararyaga iwacu twararyaga reka ngende sinzi byagize hano ntabwo ari iwawe gusa mfite n'ahandi uze wavuga ko ari intwari afite ahandi se urugo oya arajya ati no kwa data ati byari bimeze uko nguko we urumva muri we ntazi ko yanavuyeyo ntago azi ko yavuye iwabo ntago azi ko yavuye iwabo mu gihe akabaye hagarara mu bo wigisha mu itorero hehe ibyo bibazo uhura nabyo hari ubwo ngiye mpura nabyo ariko hari ibyo ntababwira kuko mubona ari uguta umwanya kandi ubona yayobye yajijwe none se abayoba bose iyo mbabwiye barumva nawe mugabo hari ubona wabwira kumva yego hari indirimbo niba bavuga ngo mbwira bumva hari n'ubona kuko rega twebwe tuba turi abanyamubiri ariko turi n'abanyamwuka yego hari umuntu rero ukabonaho kugira ngo yumve ahubwo mwarwana ugahitamo kumwihorera umurekera Yesu nose Yesu ko yaje mu isi yavuye mu isi abantu bose bakijijwe
ntago bari bakijwe nta nubwo banamwemeraga none se nyine ariko yaravuze ati data dore ngabo wampaye ndabazanya abasigaye ubwo ngubwo uze kujya ushaka bose mbate umwanya none wowe urashaka kugera ikirenge mu cya Yesu icyo atakoze nawe ntugikore rero se ko yavuze ngo ibyo ntakoze ndabibasigiye muzabikore abatari bamwumvishe ko ari wowe ugomba kubumvisha Yesu kugeza bamwumvisha ntago nabumvisha nababwira bashaka kumva cyaba kabireka ariko kutavuga nicyo kibazo naba mfite cyonyine ariko nakubwiye ubundi wowe uhitamo ariko ubwo duheruka wavugaga yuko abapasiteri tutarimo kuvuga ducecetse none se bari kuvuga iki umubare munini wa pasiteri none se tuvugisha ukuri nanjye ndi pasiteri turi kuvuga ibikenewe kuri njye numva ari byo bikenewe ibihe bikenewe kuko wavuze ati watanze urugero wavuga uti igihe turimo bishobora no kuzajya umuntu ashimirwa ko yavuze ukuri yego ahubwo ni nacyo kintu gikenewe ngaho uvuga ukuri rero none rero reka dusoreze kuri iryo jambo bita ukuri sibyo imibanire y'abashakanye no munsi wa none n'imibanire y'abashakanye ku gihe cy'abanyogokuru wahoze uvuga wabintandukanyiriza gute icyiza kuruta ikindi ubu ni iki ahantu bitandukaniye umugore yavaga iwabo nk'uko bibiri yivuga yego azi ngo agiye kubaka urugo yego none umugore abenshi arajya kubaka urugo ariko akiri iwabo umugabo yavaga iwabo avuga ngo ngiye kubaka urugo ariko uyu munsi arajya kurwubaka yumva ko akiri iwabo cyangwa akiri mu yandi matsinda ibyo rero ntabwo byakubaka urugo abantu mudukurikiye bibiri yavuga ngo umugore niyo mpamvu azasiga se na nyina ese kumusiga wari uzi ko ari iki wenda nacyo tukigaruka wari uzi ko ari guhaguruka hariya Rwamagana ukazana i Kigali ngo uramusize benshi niko babyibaza buriya kumusiga ni ugusiga ibitekerezo bye kuko uba ugiye kwakira ibindi bitekerezo byakuyobora bisimbura biriya byo urimo gusiga hariya bindi niko kugusiga nawe ugusiga ari ukuvuga ngo mpagurutse ahangaha ngo nabaga Rwamagana ngo nongeye gushaka umugabo i Butare hari abantu bayoborera kuri telefone none se nk'umugabo hari ikiganiro wenda nagiyemo nunga abantu umugore akavuga ati umugabo arimo kugerageza kunca ku bavandimwe kunca iwacu yego urumva akavuga ati ntabwo mvugana n'iwacu bikamubabaza nasura iwacu bikamubabaza nk'uwo muntu mu by'ukuri ukurikije ijambo uvuze uti baracyari iwabo ntibigeze babivaho ngo bajye mu ngo zabo bamenye ko ingo ari izabo cyane ko hari n'uwo nakurikiye umuhanga avuga ngo umugore nicyo kiremwa umuntu kitagira iwabo urumva ngo iyo aje ako kantu uze kukansubiriza bijyanye n'icyo kibazo narimbajije cy'abo bantu nagiraga inama ngo iyo aje iwawe umurongoye nk'umugabo agakubise kose uravuga uti usubire iwanyu sibyo yasubira iwabo bakavuga bati gira vuba ujye mu rwawe no kwigisha uyu muntu iteka usanga bamwigisha ko hari aho azajya ababyeyi nyine iyo twigisha abana witwara gutya uzitwara gutya uzakubura ni ukuvuga ngo uba urimo kumushishikariza ko hari ahandi azajya hano atari iwabo yego noneho yanagera na hariya ugasanga igikubise cyose ngo kandi ngo ngewe ngo nagusubiza iwanyu nakwirukana kuki uyu muntu asa n'utagira iwabo ubimpurize wenda icyo kijyanye n'ikibazo cyo narimbaje kivuga ngo ese ye uyu mugore urega ko umugabo amuca iwabo wabagira iyihe nama aba bantu bombi hari umugore hari uwagaragaje umugore nk'utagira iwabo usanga hose ari ukumutereragana ari gutya na gutya aho ngaho ukabona hari uburenganzira asa n'uwamburwa kandi ari umuntu sibyo hari aba bantu rero hari uyu mugore waje kuburana ko umugabo amubuza gukomeneka n'iwabo guhuza n'iwabo wenda uyu mugabo ibyo yagaragazaga ntabwo ari byo ndi buvuge hano ariko ikirego kiravuga kiti kuki umugabo ashaka kunca iwacu abo bantu bampere wenda bari icyo dusorezaho ngewe ndakubwira nkanjye noneho wenda ngire n'icyo mvuga nanjye mfite umugore uri kubyumva yego ariko iwabo bakaba bansenyera urugo nanjye nabamucaho akanyumvira cyangwa atabyumva tukareba icyo amategeko ateganya tugatandukana kubera iki kubera ko imiryango myinshi isenyera abana ibyo nta muntu utabizi kandi imiryango ari ibubakira ubundi kera umuntu yashakaga mu muryango yego ariko ubu ntabwo agishaka umuryango usigaye ushaka umuntu ni nayo mpamvu hari abantu bakora ubukwe umukobwa n'umuhungu ubwo rero aho ngaho ntabwo umuryango gusenyera kuko ntiwigize ugushakira ni nayo mpamvu rero nawe niba atarawunjyanyemo ngo abe ariwo nshakamo
cyangwa tugira ibiki atagombye kubuzana n'iwawe tugomba kuza urabuzana none nuko nguko bimeze noze ngewe nkubeshye oya nanjye ari uko nguko nanjye ntago wahagera wowe uragaragaza ko ikibazo umuntu arishakira ntashaka umuryango ntago ashaka umuryango yagera iwawe none agatangira kuzana kuko ukuruye n'ubundi barawuzanye muri dosiye yakiri kuko umuryango wagushakiraga wanagufashaga kubaka cyangwa se warakubakiraga kuko waragusigasiraga ukakubungabunga yego uyu munsi kubera utagira uruhare mu kukubakira niyo mpamvu ugira uruhare mu gusenya se ko ugaragaje n'ikibazo cyane gute kubera iki yewe numva icyari kurebwaho cyane si uko umugabo yanze ko umuryango uhagera kuri njyewe ahubwo niki gituma atahagera niba baza bakamubuza amahoro niba bashaka gutegeka urugo rwe banyuze mu mwana wabo mu gihe babyaye abana bagomba kuba umugabo ashobora kuba ari mubi atabakunda ubu si kuki untegeka kubakunda undi nitegeko nk'ukunze uri umugore wanjye urabimpata ntibashaka uburyo bwose nabakunda kuba dukurikiye Imana ibahereza umugisha pasiteri wacu n'ubu arimo kwahuranya ntabwo ari ukuhangana ariko nitugaruka muri Kristo navuga ibitandukanye n'ibi ngibi nuko tutavugiye muri Kristo ntabwo twavugira hanze ya Kristo turaba pasiteri twebwe mvugiye muri Kristo rero tugomba gukunda abatwanga n'abantu bose bagomba kuza aho turi haleluya badukubita uruki tugahindura ahangaha mwomere Imana icyubahiro reka da ubwo ukaba ubishoje gutyo none ze nkubwire gute kundi aha kuba dukurikiye hari icyo murimo kumva hari icyo murimo kwiga turimo kujya impaka nziza zubaka umuryango pasiteri Kenny ati ikibazo aho kiri gikomereye ingo cyangwa ishako za none ahangaha ni abagore bajya kubaka urugo ntibave iwabo agaragaza ko kuva iwabo uyu munsi tugushushanya nko kuza n'ibintu akaza akimuka nk'uko umuntu yimuka akava i Kigali akajya Bugesera cyangwa n'ahandi ariko siko kuva iwabo nyirizina kuva iwabo ni ikintu gitandukanye n'iki ngiki pasiteri ngire ngo aho arahageza arifata wenda kuko batahakubajije ngira ngo kuko kuva iwabo ntago wigize ubusobanuro uko ariko hari umuntu uvuga ati se njyewe kuva iwacu narinzi ni uku nguku nko mu isegonda rimwe kuva iwabo warushatse kuvuga nuko ndaguha urugero rutoya njyewe maze imyaka igera mu 8 nubatse yego ntabwo iraba myinshi cyane ariko sina mikeya cyane ubundi iyo umugore yazaga mu rugo iwanjye nk'iwawe iyo yashakaga gusubirayo yarakubwiraga ati mugabo wanjye nakumbuye mama na papa na barumuna banjye wamurushya nkajya kumureba urashaka kugenda ryari kwa gatandatu ntibizakunda kandi ugomba gusubira n'icyubahiro cy'umugabo uzagenda nyuma y'ukwezi nahembwe nguhe n'akantu mushyiri kuki uyu mugore agusaba wowe wajya kujyayo ntumusabe nawe ugomba kumusaba ni ukuvuga ngo utabikora aba yica inshingano cyane kuko iyi saha ashobora kumbwira ati njyewe ashobora no kumbwira ahubwo ati abarizi ko ejo bundi nagiye kwa mama no kwa papa noze ubwo aba yaravuyeyo wagiye yuta ati buriya kwa gatandatu ati nagiyeyo da ati nabonye udufaranga cyangwa baduhembye none umuntu yagenda muri ubwo buryo ukamenya yajyanywe n'iki yagiye ati uwo ari wese ubwo yaba umugore yaba umugabo kuki ako kantu niko baburana cyane ku bagore benshi duhura ko abagabo mugerageza gukontorora abagore ku gatongo n'akanini erega turabashinzwe bose ntibagushinzwe nabo bagombye kubikora bisa nk'ibitangana ariko nta kundi niko njyewe mbyumva arakoze pasiteri waje avuga ati ntabwo cyo kora ikintu uvuze cyiza nashimangira ku badukurikiye ni ukuvuga ngo hambere umugore yajyaga kujya iwabo agateguza umugabo kugira ngo yubahishe icyubahiro cy'umugabo hehe iwabo umugabo ategure uruhisho yajyana kimwe no ku mugabo kuko nawe kugira ngo ajye kubahisha umukazani wabo sibyo nuko yateguza umugore we ko mama warwaye cyangwa se hari ikibazo azajya gukemura ku buryo umugore ashobora kumubwira ati uze kumpera amabukwe aka cyangwa se baramukazi banjye nkagenda nkakamuhereza nti namubwiye ko nje arambwira ngo numvaga ari cyo kiri mu byabungabungaga umuryango uyu munsi se kuki bitari bimeze gute pasiteri niki nta kikubwiye ntibaziranye ntibabashatsemo igisubizo ni kimwe nkurikije ibintu byose uvuze
ni ibintu bibumbye ubwenge buhanitse kuko wakoze hirya y'ejo kuri ba nyogokuru. Kiriya kintu ku buntu badukurikira ntabwo wenda hari abatacyumva, ariko ku rubyiruko rwa none nyogokuru yakoze iki? Ese umugore wa none cyangwa se abakobwa ba none bakora iki? Wenda tugana ku musozo dusoreze kuri icyo ngicyo. Nyogokuru ikintu yakoze yihanganiye mu rugo rwe. Yihanganiye urugo. Yego. Urushako rwe. Yego. Ari nawe mama tuvuga uno munsi. Yego. Yarwihanganiyemo. Uwa none arasabwa iki? Kumwigiraho akarwihanganiramo kuko ntabwo yagiye mu ijuru. Ariko kera kwahukana kwabaga, barahukanaga. None yahukanaga yajyagahe? Yajyaga iwabo. Ubajyahe muri geto. Geto? Urumva ari bimwe se? Ariko pastor oya, kera mama yarahukanaga akajya iwabo, yemwe akajya atinya no gusohoka ngo abantu batamubona. Icyo batumvikanyeho kikazaganirwa. Wanga umugabo hari igihe yisuzuma akavuga ati ariko ndi ikigabo ndi igiki, agafata abagenzi be baketeta nino bakagenda bagangira. None uyu munsi arahukana akajya muri geto kwa mugenzi we, kwa runaka n'ubundi yakwikodeshereje se. Kubera icyo ubwo rero uyu munsi bimeze gutyo? Nuko banze nyine uwo muco wa kera wacu. Hakorwa iki kugira ngo ubu buzima busa naho bwari buryoshye bwo kwihanganira urugo kwa banyogokuru? Wenda ntabwo twabugeraho 100%, ariko hakorwa iki kugira ngo bugaruke kuri bamwe bashobora kukumva? Ikintu cyakorwa, urumva ibintu byose bisaba kwigisha. Uri kubyumva abantu bakiga kuko nibi turimo gukora, turimo kwigisha. Ariko si no kwigisha gusa, barebe n'igihombo byateza. Yego. Kuko igihombo kiba cyinshi cyane kurenza ibindi bintu, kuko mufite abana. Yego. Urabataye. Nawe uri umugabo byo kujya ku kazi, mubasigiye abakozi. Abo bana ejo nibo ncungu yanyu, niwo mutungo wanyu mukuru. No kuvuga ngo mbere yo gukora ikosa buri muntu ajya abanza atekereze. Ugomba gutekereza kuri aba bana cyane, kuri uyu muryango ugukomokaho cyane. Kandi twese turi mu ngaruka z'ibyabaye ejo. Sibyo? Ikindi cya kabiri, ibibazo bibaho. Ariko n'ibibazo bibaye abantu ni muganire. Nibinanirana mu bishyire mu miryango. Ariko mureke guhita mwirukankana ibintu mubijyana mu mategeko. Kandi wavuze ko imiryango idahari. Nubwo ndabwira abakiyifite mwoka byara. Barasigaye bagukanira kuri RIB. Urumva ni ikibazo. Ni ya geto. Ni geto. Ariko nibura uwa RIB ngire ngo abagiye kuburana uburenganzira. No, uwa RIB abagiye kuburana ngo ese RIB hariyunga abantu. Igenze bya. RIB ireba icyaha cyakozwe. Yabona gihari koko gifite ibimenyetso ikagishyikiriza urwego rubishinzwe, urukiko. Narinzi ko ugiyeyo bwa mbere wenda nk'abantu, ariko ntekereza ko nk'abantu bashakanye byemewe n'amategeko, iyo ugiye uri umwe bagutuma undi kugira ngo babumvire rimwe, ngira ngo barabanza bakakumva kuko niwe wabagannye. Ntibamutumeho se we wenda nyuma yuko bakumva. Nyuma yo kukumva kuko byanze bikunze kugenza icyaha, ntago wagenza icyaha ku muntu umwe, bagenza icyaha ku bantu bombi. Niko mbiteka, ntago mvugira urwego rwa RIB rurahari, rufite umuvugizi, rufite nuko rukora. Urugero nari ntanze nuko ngo abantu basigaye bahukanira kuri RIB, basi no ku YouTube bahukanira. Ariko inama twatanga hano, yego, nge ntago nabizeza ko uzaba mu rugo rudafite ibibazo. Niba urufite rudafite ibibazo, Imana ishimwe, wenda ejo bizanaba, ariko sinifuza ko wabigira. Ariko niba bije, ganira, muganire, reba umuntu muzima, reba inshuti, reba umuvandimwe wicaro muganirize, reba abantu bangahe, nibinanirana wahamagara n'umuyobozi ukamuganiriza, akabagira inama, none mukajya muri ayo mategeko, mukajya wenda ibintu byananiranye, ubona ibintu bidashoboka. Pastor urakoze, Imana iguhe umugisha. Tuganiriye ku musozo w'ikiganiro, tugize akanya kanini tugira inama abantu, wabagira inama, wakoze mu bya kera, wakoze muri Bibiliya, icyo Bibiliya igena nk'umupasteri. Hari kesi wahuye nazo, hari abo wagira inama, hari nabo watubwiye ko wasangaga ibyo abaza bisa n'ibyo abasaza ukabareka. Ngira ngo dukurikije ku kiganiro uheruka kutugirira, ubanza nawe byaga ari ikiyobyabwenge, wasangaga yamaze kuba ikiyobyabwenge ukabihorera. We hari n'umuntu ujya kurega umuntu mu rukiko cyangwa kuri polisi, we akagenda yishyizemo ngo bahite bamufata bamufunge. Yagera imbere ya polisi kumva icyo si icyaha yakoze cyamufungisha. Ugize nk'uwo muntu iyo batamufunze uzi umujinya atahana. Yangiza n'ibyari bihari cyane. Reka rero dusoze tugira inama abari badukurikiye. Pastor yadukoreye ku ngeri zose kuko yakoze ku bakiri bato, akora ku bakuru
ndetse akora no ku bakuru cyane ba nyogokuru, ko ari bo twakabaye dufatiraho urugero rwiza. Hari abafatiraho urugero rwiza, hari abari mu ngo zabo, ariko umugani w'ijambo ry'Imana uvuga ngo yemwe bagore bakuru nimwigisha abagore bato ibyo kubaka ingo zabo, bubaha abagabo babagandukire. Yemwe bagabo, Bibiliya idasubiraho kenshi, gira icyo ubabwira unanasoza ubasengera. Ngewe narimbwiye abagore ko Bibiliya ibagena nk'abantu bagomba kumvira abagabo babo, ndetse yabahaye n'umurongo w'abagore bakuru ko bagombye kubibigisha. Bibiliya itegeka umugabo gukunda umugore we, Yego, nta kindi. ubwo yemwe bagabo nimukunde abagore banyu. Yego, abagore baganduke, aho binaniranye bagane inzego zibisumbuyeho. inzego zijyamo byarenaniranye, ni ukuvuga inzego babashuti beza. Yego, kuko hari ikiganiro twigize kugirana n'umusaza witwa Nkuba, atugaragariza ko imbeba yunze abantu, ariko mu by'ukuri tugiye gusesengura dusanga ni inshuti nziza yagiye ifata imbeba abari zikoresha mu guhuza ba bantu, noneho irabunga barakira. Ni ukuvuga ngo bagane inshuti nziza, ariko be kuhakonera muri geto cyane. Aka kantu pastor urangire ngo birasaba ko basengera, biragusaba ko basengera kugira ngo abatwumva nonaha bakiri bato birinde iki kintu cyo kwishakira, bareke bashakirwe n'umuryango cyane, bashake babenguke, bamenyeshe umuryango cyane, umuryango umenye uko usanga undi muryango cyane, umuryango umenye uko zakemurana ikibazo n'undi muryango cyane, kuko izi mpfu z'aba bana zirimo ziragira ingaruka ku miryango muri rusange y'abashakanye. None ukurikije n'amateka y'igihugu cyacu, mu by'ukuri ahubwo twakabaye tugishikariza abantu cyane kurushaho, kuko hari icyadutandukanyije bishingiye ku mateka. Uyu munsi tukirimo kurwana n'ingaruka zabyo, nabyo ubwabyo kandi bikigaragara mu bibazo twakira. Imana iguhereze umugisha rero abari badukurikiye ku Muco n'Umuryango cyangwa se ku Muco Family Gospel TV. Turabashimira. Ikiganiro cyacu Umuco n'Umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana nakagaruka, kandi abatumirwa barahari na Pasiteri, ngira ngo nitwongera gutumira uzatwitaba. Ntago uzanga kutwitaba cyane ko rero ukunda guhesha umugisha abantu. Turi bugusabe wenda uze gusoza usengera abantu, ubasabira umugisha, ugarura abantu mu muryango, mu muco, kuko guta umuco niko gushingiweho kwahukanira muri geto, kandi uwahukaniye muri geto ntiyungwa, kuko uwakamwunze nyine ntiyamumenye. Imana iguhereze umugisha cyane. Ubwo uradusorezaho ku bari bagukurikiye unanabasabira n'umugisha. Murakoze, Imana ibamugisha, mwakoze kunyakira. Hanyuma nubwo dusenga, ariko hari igihe amasengesho adakorera bose. Buriya wowe ufite icyifuzo, ushaka gusenga, ushaka ubujyanama n'ibindi, ujye wandika. Ngira ngo ku biganiro haba hariho amanimero ya telefone, wandike uhure n'umuntu. Hari n'ibyo ugira ngo basengera atari byo gusengera, ukeneye ubujyanama, kandi ibintu byose bikagenda neza. Rero Imana ibahereze umugisha. Reka dusenge, kuko umuryango muri rusange urugarijwe. Data, turagushimiye. Turagushimiye kuri Imana y'imbaraga. Dusengeye umuryango muri rusange, dusengeye abagore bubatse ingo. Mana, ubahe urukundo, ubahe amahoro, ubahe kubaha abagabo babo, ubahe Mwami Imana guca bugufi, kandi izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Dusengeye n'abagabo, Mana, ubahe gukunda abagore babo nk'uko ijambo ryawe rivuga, kandi izina ryawe rihabwa icyubahiro. Fasha n'abana babo bumvira ababyeyi, kandi Mwami Yesu, umuryango ugende neza. Tuzagushima, tuguhimbaze, tubisenze mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen, amen, amen. Abari badukurikiye, Imana ibahe umugisha. Ishimwe ni iry'Imana. Nawe uhagaze mu rugo rutarasenyuka, shima Imana, kandi urusheho kururagiza Imana uko bwije n'uko bukeye. Ibyacu tubihe Imana, kuko ibiri mu Mana ntibisenyuka. Imana ibahereze umugisha. Shalom, shalom.